Naho mukundwa w'igipangu. Siko mbona wihebye. Wicaye hano wenda menya amakuru yawe. Tuba tunaherutse kuganira. Yewe. Umeze gute se? Meze neza. Ese ko mbona unyigurutsa ni kurera iki? Ese ubundi uzageza ryari wazakora utuntu dutambaro nawe ukajya usokoresha imisatsi ukamera neza? Araburiya rero n'ibiceri najya nemera nkabipagasa nkabiguha ukamera neza. Ntabwo ukunda gusokoresha se? Umukobwa ni gatikira. Kuteze? Ni ibi bintu kabi byambara nyine utuntu tugufi tumeze neza. Kandi iyo hano harimo kugaragara nibyo usa neza. Nyamara ushaka wanyuma. Ukanyigurutseho. Umeze gute se? Ko umeze nk'uwihebye mbwira nyine amakuru. Meze neza. Umva nta kintu ubura muri wowe. None se ko mbona wihugiyeho cyane. Wabaye iki se mu rugo? Abiwanyu mu cyaro bakuvugishije se? Byose nta kibazo. Basi ko wazakoze. Mukuritse se mbaso ujye kuko twiza. Ntabwo njya nambaye ubusa, ntabwo nambaye. Ntabwo ujyambara ubusa? Basi wambaye utuntu tugera hano ibyo byaba ari byiza nyine bitewe n'uko utangwaraho utangwaraho. Basi se nimvuga by'uranyuma? Surabana nari kumwe ntabwo nkunda kwambara ubusa. Ese wambaye nk'utuntu tugera hano kwaba ari ukwambara ubusa? Kandi nibwo waba uri keza kurushaho nubwo uba wigira gutyo. Kiya nkunda ukomeza. Nyine buriya uramutse wambaye nk'utuntu tugera nabyo byaba ari byiza n'imisatsi urumva ntimukaka mwana nk'abandi bana b'i Kigali. Ese ntabwo ubibona se ukuntu aba ameze? Bite byari? Sawa byiza rwose. Amahoro. Ndaya muri bake bandi bari. harimo abakozi batari hano bari bajyanye na ya modoka ijya gutwara ibiryo kuko batubwiye ngo kuri depo n'abakarani bariyo. Rero birangira nyine aho bajya gufata ibiryo tubwiye ngo twohereze abantu badutwara. Rero abasore bagiye abasore bandumva niyo mpamvu tutari kubabona hano. Hari na abakobwa babiri barwaye, umwe ararwaye undi yagiye kurwaza mama we. Rero niyo mpamvu tutari kubabona hano. Ariko utasibye aba yarwaye, utarwaye aba yigereje muri gahunda ze. Manager ntabwo bose bambwiye impamvu zabo ngo zirumvikana kandi nsanga na nimwe idafite ishingiro. Rero nk'umuntu nanjye nakubona ari kubigenza. akundi. Hanyuma se abari hano baba ari hano kuko ndeba n'ubundi ubwabo nabo uti yanyu mu kazi mufite shawo. We kutambaye uniform wawe habaye bose nokumbabarira kabisa. Abantu hari abakozi bacu dukorana batwaye imfunguzo bagiye kuri depo. Mikorere yanyu muri make imeze gute? Mikorere yanyu imeze gute? Boss turi gukora uko bishoboka kose. Ubwo twe tumaze iminsi hari abakozi batari gukora neza ariko twaraganiriye muri iyi minsi. Kuri kubona ko muri iyi minsi ibyo nta kibazo pe. Ku kibazo cyo kwishyuza abakiriya amafaranga arenga urakizi? Nigeze nkumva ko hari abakobwa bamwe babikoraga. Kenshi niba nabaye fagitire bakayibabwira mu magambo. Ariko ubu ngubu twashyizeho uburyo bw'uko ikintu cyose kigiye kizagenda gifite fagitire. Nta kibazo, icyo kibazo twagikemura kandi twizeye ko bizakira. Ikibazo cy'uburyo umukiriya ashobora kwicara akamara iminota 5-15 nta muntu uramwakira kandi muzuye mungana murya. Ariko ngo baratanze impushya ngo baratashye abandi ngo bagiye kurwaza ngo bageze gute. Kigaragara cyo mwese ngiye kubiruka.
ko nta kintu muri gukora. Ntabwo ndi kubwira manager wenyine namwe murahari. Bose ni ukutubabarira kabisa. Imbabazi ni biki? Kamana Uretse sema yes amabaga kama shagiye nabategereje ndababura urebye kandi giye niboneye akazi ndegendeye kabisa. ubonye akaye kabisa Kamana we none Nabonye akazi k'umuzamu. Wowe ngiye kujya ntwika nimanukira. reka Ngiye ngiga ntavunitse ugiye kuba umuzamu cyane. Ubwo urabona ni bagange nayetse ndagiye. kamubwire mwana kama w'ikigare mane uvuga wese ngo kuryo twawurenzaho no twabandi. Yego mani geto yanyu kuba ikigare kura ngo akazi k'ubuzamu mane mumbize bwo vene bizakumarira. none se geto yanyu ko nabonye ari ibisazi n'ubundi hari n'ibisazi nago nabana n'abarara nkabariya ngo nzabishobora nukuri kw'Imana si ukukubeshya. waje ikigare Naje Kigali ariko nago naje mu barara mwana. Nukora ubuzamu ukabona nta mafaranga arimo wowe nawe uzawumurara nawe bikugera imwe nawe twebwe se ntitwari twambara ubukoti nk'ubu. Nanjye nyine akazi ubu ngubu nkagiyemo nta kibazo. Sha amahirwe masa mwana kama Gusa nabasohoreza umusaza mubwira ati umusaza yabakonyotse. dore ugiye ntazi n'izina ryawe kubera ubuntu bwa Kamana na Ese ko jye nyita Kamana nyine ubwo nigigo nyine nakuye. tuzahura ubutaha Kamana Nzaza ko bareba vuba aha ngaha mana. umusaza ndamubwira ko wagiye nyine tuzaza no kugusura aho ngaho wakoze ubuzamu. Sha umunsohoreza Ntabwo hari ni ruguru iriya za Kimironko niho ngiye. nubwo turi abajura tuzaza kugusura ko ntabwo Ariko mwebwe muzanaza mukanye bamwabintu mwe nabonye muri abadanje muri abarara badanje. Saba umusaza. Sawa nariwe. Umwanzuro uhari rero manager fata umwanya tukiva hano ugende ufate urupapuro n'ikaramu wandika abantu uri kunyuma wandika abantu basiba abo barwayi hano ntabwo ari mu bitaro ntabwo hano baje kurwarira hano icyo tucyumvikane kandi sinze kugisubiramo nibiba ngombwa umuntu yangaje n'abandi cyangwa se n'undi nawe mwiruka kuko byanga bikunda n'undi mbere ikibazo kiri kuri wowe. Ibyo mvuga birumvikana? Birumvikana rwose tugiye kubikora none. Ariko boss ni ukuri mwana twagombye kutubabarira na manager gawe uri mu bintu byinshi. Nukuri pe. Kigaragara cyo nyine nzakunza ntikorera. Oya ntago ari byo nshatse kuvuga. Nese urabona imiryango yacu yabaho gute boss? Ikibazo ni imiryango yanyu cyangwa ikibazo n'akazi kanjye kari gute? Ikibazo ni ukutubabarira tukagakemura. Mukagakemura? Tukabikora neza uko bikwiye boss. Mbese urimo uranamvugisha useka? Urumva ko nta kibazo na kimwe kirimo? Boss mbabarire kuba nsetse niko nteye. Nsanzwe nseka. Ndi guhomba amafaranga ndi guhomba ntako ntagize narahiye none nawe urimo urambwira ibyo ngibyo. Boss no kutubabarira no kuri. Ko wikanze be. What? Uyu mukobwa ni muzima. Ari Haguruka. Haguruka. None ko kurongeye. Ngiye se ngizeme kandi. Ibyo nakubijije urabyongera. Hazojya ubora umushinza amakosa none se ubu niba undi mwana yari yicariye hano mbona ari wenyine nkaza ngo twiganirire. Ushaka nawe uba wibere muri WhatsApp mu nzu n'ubu ushaka kunyikoza. Dati nawe aba yagiye none se urashaka ngo njye mbigenza. Ariko kubera iki uyu munsi ushaka kuncunga. Shaka kunkura muri Yesu. Yesu ubu se wowe kubuta nta ntunganiriza nugira gute niba nisajye undi mwana hano hari ikibi dukoze Nose umukozi wo mu rugo mwamwicaranye mukora iki? umukozi wo mu rugo si umuntu Ariko umaze kunanirana pe kandi Mana Nyagasa uretse kugusengera ngapfukama nkagusabira Imana yo mwijuru ikagufasha naho ubundi ibi ngibi rwose nicyo kibazo cya buri munsi
nose ubu bawe cyane n'umukozi wo mu rugo kuko umubwira iki umubwira mwamuvugane muko mfite nigira no ku muhanda ndabona ibyawe ntazi ibintu byose ubuza mwavugana iki yarari kumbwira ngo nzaze ngo nsabire ubusa ngo njye nza muri korali yanyu muri korali mana nyagasani hejuru y'ibyo nasanze ukora ejo bundi we ntabwo watugira muri korali ntabwo bishoboka ntabwo ushaka guhinduka ni ukuri kudushikira umuhungu ntasoni ariko ubundi ko nabwiye dadi ngo akwirukane byagenze gute niko ntabwo mbizi umva we nguhaye icyumweru kimwe cyonyine tegura utwana twawe tegura ntabwo ngushaka muri urugo rwose ndabona ushaka kuzaturubishiriza umuhungu uranyumva Mana nibizi wenda nanjye bizaca bizikaraga imbere se bikoze iki cyangwa hano hari umukobwa nk'abandi